ese mbega ibibazo ugiye kumara noneho ndi mu muhanda unese nabirenze izo zinakuze mfite kugeza wenda ndi mutoya kugeza aho ngeze ubu ngubu ni izenzo zifite izo zimfite so nakubwira ngo iki koko nyine icyambere cyo ikintu nakuze numva nkanjye nyine ngomba kubaho nkanjye nkiyubaha so nkiteza imbere mu buryo bwose ubwo aribwo bwose nshoboye kugira ngo nyine ntazaba wa wundi buri muntu wese acishamo ijisho cyangwa buri muntu wese areba ko hari ikintu wenda nshaka kuba namukeneraho runaka. Inzozi zanjye njyewe mba numva ibi ngibi mba ndi gukora byo kuzunguza ntabwo aba ari ibyo nyine ni ubuzima ariko mba numva njyewe mbonye nk'igiciro najya mu isoko. Inzozi zanjye mfite nizo kuzaba umukinnyi mwiza, umukinnyi ufasha abandi, ndumva ari ibyo. Buri munsi urabyuka ukaza gushakisha niki kigutera imbaraga? Kintera imbaraga kwa mbyutse ndi muzima muhumeka numva nyine tumeze neza. Ni mama motive. Mama niwe untera imbaraga yo nacitse intege akambwira ati nta mpamvu yo gucika intege kuko nta gihe udahura n'ibibazo kandi ubuzima bugizwe no guhura ibibazo ko nta kiza kitagira ikibi. Ikintu cya mbere kintera imbaraga ni ukuba mfite ubuzima nta kuvuga wenda hari ahantu ndwaye sometimes nuko tubona nyine n'abandi bantu bashaka kuba bafite wenda nk'umuga ugasanga nyine umuntu arakora kandi afite icyo kibazo kibaza se ngewe ndinde nyine kumva ko ikintu gituma nacika imbaraga nuko mfite ubuzima kandi mfite amaboko ngomba gukora nyine nkanjye nkumva nyine bimpaye imbaraga zo gukora kugira ngo nyine nzagire ejo heza. Nkaheba nyine wenda nk'uko tuvuga wenda hari umuntu uba ufite nk'ubumuga runaka ukabona nyine arakora ikintu cya mbere nyine ni ukudasuzugura akazi ako ariko kose ukagakora wumva ugakunze nyine wumva ko ari nk'akawe. So ibyo nyine biragufasha kugutera courage biterwa nyine naho twaturutse cyangwa imiryango nyine tuba twaravuyemo niyo iduha imbaraga zo gukora nyine. Ubushuti busobanuye iki kuri wowe? Ubushuti kuba wakundana n'undi muntu se kuvuga ngo uri inshuti yanjye inshuti nyashuti nyine ibifite akamaro yakumarira. Ni nk'urugero nk'ubu ndi gucuruza bashobora kumfata ngo mugenzi wanjye se ko bamfashe banjyane kwa Kabuga wangurije 10 ngatanga amande ngataha. Icyo kikubwira inshuti yawe nyine aba ari inshuti yawe. Uvuga iki ku rukundo? Tuvuge urukundo sinzi ufite imyaka ingana? 25. 25. Ushobora gukundana n'umusore w'imyaka 18? Oya kuko bari umwana nta kintu abazi. Shaka se ngo amenye nguwo nyine aba ari wa mwana aba ari uwo mu rugo ntabwo ari uwo gushaka umugore. Ukoresha social media? Yego. Urukundo rwo kuri social media rusobanuye iki kuri wowe? Rusobanuye iki kuri nyewe? Rukundo ntango birananga bari byiza. Wakundana n'umuntu muhuriye kuri social media? Oya. Kubera? Kubera nyine ntabwo aba ari byiza bakubeshya. Uyu munsi uramutse ubaye umukire ni igiki cya mbere wakora? Ikintu cya mbere nakora nagura inzu. Nabanza nkagura inzu. Ni irihe banga utigeze ubwira umuntu uwo ari we wese? Ryo mu buriri kuba wabona waryamanye n'undi muntu ntabwo wabibwira undi muntu. Kuba? Ni nk'urugero waryamanye n'undi muntu ntabwo wabibwira undi muntu. Biramutse bibaye ngombwa ko wenda hari nk'ahantu utembera aho hantu haba ari? Yaba ari hehe?
ahantu h'inzozi zawe ho gutembera, aho hantu haba ari he? nko ku Gisenyi. Ninde muntu w'icyitegererezo ku buzima bwawe? Ese kubera iki uwo muntu ari icyitegererezo? Kuki ari we wahisemo kuba ari icyitegererezo? Abagufitiye akamaro. Nyine ninde? Nka mama. Kubera iki ari mama wawe? Mama aba yaratureze agatwishyura amashuri, yenda nubwo yagera hagati bikamunanira, ariko nyine barakumenyera ibikimwe cyose. Niyihe nama watanga muri rusange, atari ukuvuga ngo wenda n'urubyiruko cyangwa se n'abantu bakuru nabo muri mu myaka imwe, inama watanga muri rusange? Inama natanga muri rusange, uko urubyiruko rwo muri iyi minsi nyine rurashukika, ukambara imyambarire itari myiza, ariko nyine cyangwa abahungu bakabashuka ko ntabwo aba ari byiza. Ubundi iyo utabashije, iyo ugiye muri ibyo uririnda ukitwaza puridasi. Baguteye nk'inda utabiteganyije, iyo nda wayikuramo? Oya. Kubera iki? Kubera nyine ishobora kukwica kandi ntabwo aba ari byiza, wabyara ukayirera. Nta bushobozi ufite? Nta bushobozi mfite, ngiye mbikubwira se. Namujyana ku gipangu bakamurera, ari nk'umukire nk'ati mbayo mu buzima bubi, mfashe uyu mwana, cyangwa nkagenda nkamujyana nko mu bakire, cyangwa mu bakire mu bipangu, ariko natayikuyemo cyangwa ngo mujugunye. Okay, bibaye ngombwa ko hari icyo uhindura mu buzima bwawe, wahindura iki aka kanya? Aka kanya nakirinda nyine ibincuka, ibishuko nk'ibyo ngibyo byose. Waguha ibihumbi 10 aka kanya, niki cyambere niki kintu cyambere wahita ukora? Cyambere nahita nkora, ikintu cyambere nahita nkora, ikintu cyambere nakora, nahita nyahahisha mu rugo. Ari abagore n'abagabo ni bande babeshya cyane? Ababeshya cyane ni abagabo. Kubera ko baratubwira ngo baradukunda, kenshi na kenshi abagore tuba dufite umutima woroshye wo gukunda nyine, kandi twebwe abahungu muratubeshya. Kandi ntabwo umukobwa ku mpamvu we atakubeshya ashukishwa n'ubusa. Ni iki umuhungu mukundana yaba yakoze kugira ngo umuce inyuma? Kugira ngo umuce inyuma gusa cyaba ari nk'igiki, njye ndi kumva ntacyo. Wase waca inyuma umuntu mukunda, haba habaye iki? Icyo gihe yakundanye n'undi mukobwa, kandi mwari musanzwe wenda maranye nk'amezi 3 mukunda cyangwa imyaka 2, ukabona ari kumwe n'undi muntu, urumva icyo gihe nyine uramwiba ko ntabwo wajya gusambana. Nawe ubonye undi nyine murakunda ugakomerezaho. Ninde se wakuze ushaka kubaho? Njyewe se ari nk'umuntu se wenda mvuge wenda nkarora umudo wanjye, cyangwa se wenda njyewe. Ahubwo wowe niki wakuze wumva wabacyo? Ikintu nakuze numva nabacyo, numvaga nyine nzakora nyine nuko ubu ukuze nyine buri ahantu hose ugenda ugera mu byiciro bitandukanye. So icyiciro ugezemo nyine ukunda kwisanisha nacyo. Nk'ubu wenda nk'icyiciro cya mbere nashemo ntago, ariko wenda navuga ngo ubu ngubu wenda niko nakabaye meze, ariko numvaga nyine wenda nk'iki gihe nzagera nyine numva ndi nk'umuntu ukomeye, mfite wenda akazi ndagafite wenda, ariko wenda ntago ari keza cyane nk'uko nabyifuzaga. Yego, ariko byose nabwo nta kibazo mfite. Inshuti nyanshuti ni nka ya nshuti nyine ishobora kugufasha mu bibazo, aho kugira ngo iguterane mu bibazo ikaba yabasha kugufasha kubona igisubizo muri ibyo bibazo. Akaba atari ya nshuti nyine
igushora mu mico mibi cyangwa se ngo mu bindi bintu by'ibigare bibi, akaba yayindi yakugirira akamaro. Ni gute witwara nk'iyo haje nk'igitutu cy'urubyiruko nka bagenzi bawe wenda bashaka nko kujyana mu bintu bibi cyangwa se ibyiza, wowe ubyitwara mute? Mbanza kubitekerezaho, nkabanza nko kugisha inama mbere yuko nakora icyo kintu, nkabanza kugisha inama cyangwa se nkareba nimba nta ngaruka mbi zaba zirimo. Ni ikihe gitekerezo ufite ku bijyanye wenda no gutereta ku myaka yawe? Mu bintu byo gutereta kuri iyi myaka se wapi, nta mpamvu yo, kuko sinzi icyatuma wajya gutereta ku myaka yanjye, ahubwo wowe wakurikirana ibintu bijyanye n'ibyo kwiga, ibindi hakugira ngo ujye gufata umwanya gutereta nta byiza birimo. Hari igihe ushobora gutereta ugasanga ugiye kwangiza ubuzima bwawe kandi aho ufite ejo hazaza, cyangwa se bikaba byanaguhira. Gusa nyine nta kamaro bifite ibyo ngibyo, ibyo ni bya bindi biza mu bintu byo ku ruhande. Rero sinzi ko nakumva ko haba hari impamvu yo kujya mu bintu byo gutereta ku myaka yanjye. Ariko wabikora? Kubikora wabikora, ariko ntabwo biba ari byiza. Hanyuma se urukundo rwo kuri social media, tuvuge urugero uhuriye n'umukobwa kuri social media, wowe ubyumva gute? Hari gute? Ntabwo ndi gusobanukira. Uhuye n'umukobwa murakundanye, urwo rukundo rusobanura gute? Urwo rukundo hari igihe aba ari urwo kubeshyanya, ari infatuation, atari bya bindi nyine byo kuvuga ngo kuko nkeka ko ntabwo ubuze imico ye, ntabwo mwagahura ngo muganire, usibye kwandikirana gusa. Rero nyine mba numva ko aba ari ukubeshyanya, nta rukundo ruba rurimo nyarwo. Hari icyo wahindura mu buzima bwawe, icyo kintu cyaba ari igiki? Bana yageze ubu nta kintu nahindura, ndashima Imana uko yandemye rwose, nta kintu na kimwe nahindura. Koko ni ukuri ko Imana nta kintu nahindura, uko ndi ndabishimira Imana pe. Ni iki wumva urubyiruko cyangwa se abantu muri rusange bakabaye kuba, n'ubuhe bumenyi abantu bakabaye kuba bafite muri iyi minsi? Ubumenyi abantu bakabaye bafite muri iyi minsi, so nakubwira ngo iki cyeto nagiye nkubwiye wenda nkanjye ngewe nyine, ikintu numva cya mbere nk'urubyiruko twakabaye, wenda abenshi baravuga wenda ngo akazi karabuze, ugasanga abantu nyine nicyo kibazo bafite. So njye numva akazi ako ariko kose umuntu nyine iyo afite amaboko, afite ubuzima, akazi ako ariko kose aragakora, kabone niyo yaba ari ukuvuga ngo ni ukwikorera iki. Njye ntago nyine wenda nihereyeho nkanjye, njye sinabaho ntakora, kandi akazi ako ariko kose mbona katanyangiriza ubuzima cyangwa katanshyira mu bintu bibi ndagakora. So rero ugasanga umuntu hari ukuntu ushaka kuvuga ngiye kara akazi sinshobora kugakora kubera wenda impamvu izi n'izi, kubera ukuntu gateye. Ikintu cya mbere ngewe numva ikintu kidashobora kuba cyanyangiriza ubuzima cyangwa kishyire mu bindi bintu bitari byiza, nyine nk'umwari w'u Rwanda nyine mba numva ako kazi nagakora pfa kuba kambeshaho neza. Nubuhe bumenyi se wumva yuza kuba utabufite ubu byicuza? Ubumenyi nza kuba nafite, so nakubwira ngo n'ubumenyi ni iki gusa. Ikintu cyamfashije mu bintu byose nakoze ni ukwihangana. Ni ukwihangana bitewe nyine nanone urebye ahantu dukora cyangwa wenda abantu benshi tugenda duhura nabo, ikintu cya mbere nyine kidukomereza mu kazi cyangwa mu bintu byose dukora bisaba kwihangana, kuko akenshi abantu uhuramo n'abantu batandukanye, abantu muba mutarakuranye, abantu muba nyine mutararerewe ahantu hamwe. So ikintu cya mbere iyo ufite ikintu cyitwa kwihangana, buri kintu cyose uragikora, kuko bigufasha kubana n'umuntu uwo ari we wese muhuye, yaba ari ubuzima nyine niyo bwaba ari umunsi wa mbere, biragufasha. Ikintu cyitwa kwihangana niyo nicyo navuga ngo ni igisubizo cyo kubaho nyine cyangwa gukomereza nyine mu bintu urimo. Ukoresha social media? Yego. Wari wahurirayo wenda urugero n'umuhungu akagutereta? Yego. Byari bimeze gute? Oya ese ako ntago se ububira cyangwa wenda byari bya kera, wenda
reka tukiga wenda nka segonderi ugasanga wenda nk'umuhungu yakwandikiye nko kuri Facebook akagusaba nka nimero akaguteta ariko ukumva nyine ni ibintu biri aho ngaho nyine wumvaga ari nk'ibintu birenze tu mugakundana bigakomera. oya njye ntabwo byigeze bimbaho nta muntu twese duhuraho wenda yego wenda byarabaga ariko ntabwo ngiye byegeze bikunda wenda kuba nahurira n'umuntu kuri social media ngo dukundane wenda tutaziranye. oya ni iki social media zangije ku buzima bwawe? njye nta kintu na kimwe social media zanyangizeho kubera ko ninjye uzikontorora nyine mfite uburyo nyine zikoresha ku buryo nta kintu gishobora guhindura mu bitekerezo yanjye. Zishobora kwangiza abantu? Birashoboka cyane kuko nyine hari ubwo social media kugira addicted runaka ukumva nyine ushobora kuba wicaye wasanga uri mu kazi cyangwa se uri kwakira nk'umuntu runaka ukumva nk'akantu kakujemo se we reka njye wenda positize wenda nka video akayivuga kamaze ndebe njye guscrollinga ndebe ukuntu bimeze ugasanga nta kintu ashobora kumara nk'umunota atarebye nyine kuri social media reka wenda tuvuge ya postinze nk'akantu akumva nyine buri segonda cyangwa buri munota agomba kurebaho cyangwa se nyine kwa kundi uba wumva iragenda zigira addicted cyane nyine iyo uzishizeho ibitekerezo bya byinshi so biba bisaka nyine kugira ngo niba uzikoresha nyine uzikoreshe mu rugero umenye kuyikontrola nyine. Yes, muri iyi minsi telefone yabaye ubuzima bw'abantu bwa buri munsi, ni igihe kingana iki utamara udafite telefone? yewe igihe se ubu namara ni iki? oya yaba naba mbeshye mba nyifite buri mwanya mba nyifite buri mwanya pe. nyine wowe bibaye ngombwa ko hari igihe runaka wamara udafite telefone, icyo gihe cyaba kingana iki? ubwo igihe wenda bishobora kuba ari impamvu z'akazi, icyo gihe nabyubaha nkumva ko ariko bigomba kugenda. Bibaye ngombwa nyine nabyakira nkumva nk'uko ushobora kimwe nk'uko ushaka ufite telefone igapfa udafite amafaranga yo guhita uyikoresha ngo uri yindi. Icyo gihe bigenze gutyo nta mafaranga ufite na make uriyangana kandi iyo minsi ibamo yose nta telefone ufite. So rero nyine hari igihe cyagera wenda bikaba ngombwa ko ahantu ndi ntagomba gukoresha telefone, icyo gihe ngomba kwisanisha nyine naho ngaho ndi. Yes, koresha internet ndayikoresha. uyikundira iki? Urambwira ikintu kimwe uyikundira n'ikindi kimwe uyangira. Internet mana ndayikunda pe, ituma nyine ndeba utuntu twiza nduhura mu mutwe mana. Internet irakabyara gusa ariko ikibazo cyayishira vuba nyine nicyo nyangira, ishira vuba pe. Ariko ubundi rwose niza kuko idufasha mu bintu byinshi, yaba ari mu bijyanye n'akazi, abijyanye mu buzima bwa buri munsi. Urumva nyine na internet se ubwo wakora utina kareka internet rwose ntiba. Ninde muntu ukwenspira mu ba influencer? Asha ibyo ngibyo byo wapipe ntago na muntu nyavuga ati wenda ngo ngendeyo ngo kuvuga muri bara influencer wenda yaba kuri TikTok cyangwa ahandi ari hose. Oya ntawe pe. Uyu munsi ubaye nk'umukire ukaba miliyoneri kabisa, ubona ari niki wahindura muri societe se? Yego, se nahindura iki ko ibintu byose Kagame yabikozera? bwa mbere na mbere niki wakora? Cyokora wenda bitewe nyine wenda n'ukuntu umuntu ababayeho cyangwa wenda biterwa nyine sabura n'imiterere nyine y'umuntu runaka cyangwa n'amarangamutima y'umuntu agira. Mbaye no bafite wenda nk'amafaranga ahagije, njye mba numva nakifashiriza abantu bababaye cyangwa abantu badafite nyine ibintu bihagije, kuko mba ndeba aribo abantu bababaye cyane. Ibi turakiganirira. Mu buzima busanzwe umuntu agira ibintu aba atabwira mugenzi we. Ni irihe banga wigeze kabisa ubyimbana ukarimarana igihe kinini nta muntu n'umwe uribwiye? Iryo banga ntabwo ribaho. Ubwo naba narakoze iki? Oya nta banga nigeze mpisha pe. Yego nta banga narimwe ibuka neza naryo pe. Kiri no ku ishuri? Nyiri ku ishuri ibanga naba narahishe. Naryo nahishe pe.
nta bikomeye byatanje nakora. uyu munsi uramutse uri umuntu ushaka gutembera nihe hambere wumva mu mutwe wawe kabisa uvuga uti aha hantu igihe kigeze cy'uko ngiye gutembera aha niho hambere nahera? Mu Rwanda se cyangwa inyuma y'u Rwanda? Ku isi yose. Ariko umva mbabariza zo zinjyanamo rwose. Ubwo niba utakifuza kugenda we. Nyine ni hehe wowe wumva wahera tu? Nyine reka nkubwize ukuri nimba sinzi ukuntu nyine wenda nteye ariko kuvuga ngo nyine ngo ndatekereza ngo ngiye gutembera nyine hanze keretse ubwo wenda mbaye wenda ndi kumwe n'umugabo wanjye akaba dutembera nase ubwo njye nakijyana njye nyine oya ntabwo nakijyana keretse wenda mbaye mfite nk'umugabo wenda twarabanye akambwira turabizi noneho ejo tugomba gusohokera ahantu runaka icyo gihe nibwo nase ubu nkanjye ndavuga ngo ndagiye gusohoka bigende gute njye nyine oya byaba bitwaye iki se? Oya keretse ubwo nyine wenda izo nzazigira ari uko wenda ndi kumwe n'undi muntu nyine wenda runaka nshobora kuvuga ati wenda twagiye kwenjerengana ubuzima nase ubwo nkanjye nabajya he koko njye nyine ntacyo. None se ari abagore n'abagabo ni bande babeshya cyane? ni abagabo kubera abagabo nibo babeshya nibo abantu ba mbere babeshya we ushingira kuki? barabeshya. Haba hari uwigeza kubeshya ikintu gikomeye mu buzima bwawe? Byibare barabeshya kubi. Ni igiki bakubeshya? Oya ni igiki bakubeshye ukumva ukamara igihe feelings z'abagabo zitarakugarukamo? No so barajye n'umuntu wambeshye pe ariko nyine barabeshya kubera iki ko yaba ari mu kazi ka buri munsi duhuriramo nabo ni wa muntu ushobora kukubwira ati mfite umugabo aba hanze y'igihugu mfite umugore aba hanze y'igihugu twanakoze divorce iki rero ndumva nyene nk'umuntu urumva mfite amakampani hano mu Rwanda runaka so nta kuntu wambabarira byibuze ukanyemera wenda tukaba twabana byibuze ukajya inkontora nk'ibyo bintu byonyine mushobora bwari mwishobora guhura wenda n'istore ngiye y'umuntu wenda yamaye ni ibintu byamubayeho ni gutyo umuntu nyine yamubwiye aramubwira ati ngewe mfite umugore n'umwana ariko ba muri Amerika ibiki n'ibiki ariko twakoze divorce ariko mfite amakampani menshi hano mu Rwanda so nyine umuntu wamba hafi akambera nyine nk'umugore akamfasha muri buri kimwe cyose nyuma yaho babonanye rimwe nyine yamubwiye ati ngwino dupange barahura kuva uwo munsi bahuye bwa mbere ubwo nyine ahita amubwira ati sura bizi byarangiriye aho kuva yongeye yamuhamagaye bwa kabiri yaramuboroka bigira gute umva rero ko ari abantu b'abagome bakinisha imitima y'abantu. Nk'umugabo wawe umufashe aguca inyuma ni iki cya mbere wakora? Yibonera n'amaso yawe. Imana izamfasha sinzabibona izame n'umugabo ntibizakubeho ariko se wakora iki? Se ubu nakora iki? Ariko reka mubwire nakikontorora nakihangana yego nyine ntabwo nahita nzamura umujinya wenda nkabagoha gutya nakirengagiza ku buryo nta kintu na kimwe ndi bumwereke ubwo nyine ibindi twabikemurira mu rugo ariko nyine wenda bibaye muri ako kanya nkabona nyine biri kuba gutyo nakihangana nkavuga ati mutima wanjye komera ihangane ubwo nyine nshobora no kuvuga wenda buriya umuntu ajya gukora ikintu hari ikintu cyabimuteye hari n'impamvu wenda yakoze icyo kintu ubwo njye numva ikintu nabanza ahubwo gukora namwihorera twagera mu rugo nkavuga okay noneho umugabo mwiza ni iki cyaguteye biriya bintu noneho hari ubwo usanga wenda abagore nabo wenda hari impamvu abagabo babo baca inyuma nabyo birashoboka so rero urabanza ukamwumva ukumva se wabitewe n'iki byagenze gute hari n'ubwo ari uriya wenda ushobora kuba bimujyanyemo ugasanga wenda ni ibintu nyine byamubayeho nawe atateguye so rero icyo gihe nyine uramwumva kuko umuntu witwa umugabo wawe aba ari umuntu nyine ukomeye ntabwo ari umuntu wapfa kuvuga ngo rero ngo ubwo byagenze gutya na gutya birarangiye oya kuko ubuzima buba bugikomeje nyine kandi ari burebure icyo ntabwo ari cyo kintu cyatuma nyine uvuga ngo wanze
umuntu muba mwarakundanye imyaka cyangwa se wenda mwaranabyaranye. niki gishobora gutuma se uca inyuma umugabo wawe? Njye nta n'ikintu na kimwe gishobora kubaho cyatuma nca inyuma umugabo wanjye, niyo yaba nca inyuma oya, aho kujya mu muca inyuma nambwira ngo dufane, ntago bishobora kubaho. Nimba ari n'ikintu usibye no kuvuga ngo n'umugabo wanjye ni na boyfriend wanjye niyo twadukundana, ntago nshaka kumutendeka cyangwa ngo muce inyuma, ntibishoboka. Wakundana n'umuhungu udafite amafaranga? Gose udafite amafaranga ubwo abameze nyine gute? Ufite amafaranga abameze gute? Nyine nibyo nshatse kuvuga. Okay, reka nkuba. Cyangwa menshi. Ubwo se umuntu udafite umuhungu udafite amafaranga nyine ubwo yaba ameze gute? Ni amafaranga make cyane amafaranga menshi. Tuvuge nk'urugero, wa muhungu musohokana akaba ari wowe wishyura bill. Ubwo nyine ushatse kuvuga ngo ntago wenda kuba yasohoka akishyura bill oya, ntabwo ibyo ngibyo nyine nta bushobozi afite tu. Gusa nta bushobozi, umuntu udafite ubushobozi aba ameze gute? Nyine nta kazi afite, nta mafaranga nyine agira. Oya, ubwo si ibyo bintu bibaho. Mwakunda? Nta kazi agira ariko aragukunda. Arankunda. Nose tuzabaho gute? Twabaho gute? Ibyo bintu se birumvikana? Oya, wowe se ugafite? Njye mbaye ngafite oya, ariko nanone ibintu ni bibiri. Gusa ni gute yaba atagafite? Ntago ndi kubyumva. Oya, none se ubu nkanjye wenda nkanjye nshobora kuba sinakorera ubuso akenshi nta nubwo wabiza neza kuvuga ngo umugore nyine ngatunze umugabo ni ikintu kiba kinasebetse, wenda keretse bibayeho nyuma wenda twarabanye, ariko wenda mbere wenda akaba ari we wenda mvuga ati wenda niwe ngiye bimeze gutya na gutya, ariko bigeze hagati wenda ubuzima bukanga nako kazi kakanga ari ngiye ugafite ibyo nta kibazo ntacyo bitwaye, ariko ngiye gushaka umugabo udafite akazi nazo nzabaho gute? Njye se nibaramuka banyirukanye wenda nanjye ndi gukorera abandi bantu, si ibyo bintu urumva oya, ntabwo bishoboka. Ari amafaranga n'urukundo ni iki gifite agaciro muri byose? Urukundo ni rwo rufite agaciro kurusha amafaranga. Gute se? Nta mafaranga se nyine urumva nimba utakunda umusore udafite amafaranga, urumva urukundo rwo arudeserve? Udafite amafaranga ni kimwe, none se ari wowe ubu koko urambwiye ngo uje kuntereta ngo tujye kubana, nta kazi ugira, nta mafaranga ugira, urambwiye tuze kubana, tujye kubana gute? Tube muri borodire se tugende gute? Ibyo bintu ntabwo byumvikana, byibuze niyo yaba ari makeya ako mwayabanamo. Ariko ikintu cya mbere ni urukundo, kuko ahantu hari n'urukundo n'ayo mafaranga yaboneka, sibyo? Ariko nanone umuntu ntago njyewe nakubwira ngo ngiye kubana n'umuntu ngo utagira akazi, ngo utagira amafaranga oya, nese twabaho gute? Ntago bishoboka. N'abagabo bangahe n'abagore bangahe wakwemera kubana nabo? Tuvuga urugero, ufite umugabo, n'abagore bangahe wakwemera ko azana mwese mukabana nk'abagore n'abagabo? Nta n'umwe. Reka nta n'umwe nawe yanshyiraho, ntabwo bibaho. Reka ntabwo azana abandi, reka ntabwo bishoboka. N'ubwo ntabwo niba ugiye kubazana mbwira tuvangure utwanya n'igendere, byose ni ibiki? Abajyana he? Kubana nyine tu akagira n'abandi bagore? Oya, ntabwo nabyemera. Mbwira ati okay, mbere y'ibyo ngibyo banza umbwire ngembe ngiye, ntabwo byashoboka. Reka si ukwagura umuryango? Oya, tuzawagure twabyaranye nyine, ariko ibyo kumbwira ngo arazana ngo abandi bagore, ntabwo ibyo ngibyo, ntabwo ibyo bintu bishoboka. Ushobora gushakana n'umugabo ukurusha wenda tuvuga urugero imyaka 20? Imyaka 20 ko ari myinshi. Ubwo tuvuge niba afite 20 we afite 40? Oya, yaba 20 yaba ari myinshi nawe, wenda nk'icumi cyangwa 10.
none se washakana n'umusore uruta wowe? ntago bibaho yewe nta nubwo yananireta ntago bishoboka reka ntago bibaho ye baba we ntago bibaho pe. wowe muri experience yawe ufite wenda ubona ari ayahe makosa abantu bakundana bakunze gukora? wenda nta experience mbifitemo nyinshi, ariko bitewe n'ukuntu mbibona nyine ugasanga umuntu yababajwe nyine, wenda benshi bakunda kwazwa n'ukuntu ugasanga abantu barwaye depression. So ni kwa kundi wishyiramo umuntu nyine ukamwimaramo ukamukunda cyane kandi wenda batari kagukunda. So nimba wenda ugiye gukundana n'umuntu tuvuge wenda yakwa approachinze akubwira ati ndagukunda, nyine wikihutira guhita wumva nyine wamwimariramo birenze nyine kuko hari akantu gato gashobora guhita kabaho nyine akaba ariko kakabangiriza amarangamutima. Hari ubwo njyewe nshobora kuba nyine numva ngukunze cyane cyane ariko kandi wowe akaba atari kurimo kunkunda, noneho ngiye nkagerageza nkumva nyine nkakwereka buri kintu cyose ariko wowe nkabona ntabwo byitayeho, nkabona sinzi ukuntu bifata. So rero kiriya gihe nibwo akadepression gatangira kuzamuka avuga ati buriya wasanga tanankunda bimeze gute, kandi wenda nakubwiye ngo aragukunda ariko nyine wenda we ni iby'igihe gitoya, wowe ubifata nyine nk'iby'igihe kinini cyangwa ubigize wenda cyane, kandi wenda we hari ikintu yaje wenda avuga ati uriya muntu ngiye kumutereta kugira ngo nzagere kuri iki kintu runaka. We nunabanze ngo urebe se uyu muntu koko arankunda bya nyabyo, ese koko uyu muntu ko tugiye gukundana hari icyo yamara, hari icyo yamfasha, hari inama ze wenda yangira, hari ikintu yamfashamo wenda muri ubuzima. Ugasanga nyine umuntu aje ari uw'igihe gito ariko wamufashe nk'uw'igihe kirekire kandi muri we afite intego we yonyine afite. Ugasanga nyine we yamara kubona bya bindi bimuzanye ugasanga byarangiye. So ugasanga nyine nicyo kintu nyine akenshi kandi abakobwa tugira urukundo nyine. Umuhungu nimba akubwira ati wenda ndagukunda ukabona nyine nawe wowe nyine ugerageza kumwereka urukundo kandi ugasanga wenda we afite nk'abandi nk'icumi. So nyine mbere yuko tujya mu rukundo tubanza turebe umuntu se uyu muntu koko ni uw'igihe kingana gute, ese uyu muntu ubundi ankunda